bantu banjye mbona mumeze neza, hano baradufasha nk'ibisanzwe murakaza neza ku Burezi Rwanda TV. Tugiye kurebera hamwe uko wakandika job application letter cyangwa se internship application letter, motivation letter, byose hano ku Burezi Rwanda TV, dore ko abantu benshi mwakunze kumbaza ati uzatwereke uko wakandika cyangwa se wakora professional letter cyangwa se internship letter cyangwa se n'ubundi job application letter. Ibaruwa isaba akazi ku buryo rwose akazi bakibona letter bagomba guhita baguhereza akazi rwose nk'ibisanzwe ako kanya. Rero ngiye kubikwereka mu munota umwe, uburyo ushobora kwandika mu munota umwe bitagusabye ibintu byinshi. Washaka gushyiramo ibindi bintu byawe wenda ukabishyiramo, ariko hari uburyo bwinshi rwose ngiye kubereka tugiye gukoresha hano mu kwandika icyo twita job application letter. Harasabwa iki rero? Urasabwa internet, usabwe telefone yawe cyangwa imashini, usabwe na Google Chrome cyangwa se indi browser ukoresha, yaba Safari yaba iki byose nta kibazo. Niba rwanda mbigize kuri YouTube channel kandi subscribe, ufungura inzogera kandi like ya comment, udusangiza igitekerezo cyawe nyine muri comment twumve neza niba unahumeka neza. Reka nubwo turi mu minsi mikuru ni byiza ko umuntu amenya niba mwararimo murayiryamo neza nta kibazo. Urazamo hano tugiye kwifashisha ChatGPT cyangwa se AI yitwa ChatGPT, ubwenge buhangano buzwi nka ChatGPT. Wandikemo ChatGPT ChatGPT nimara kuyifungura tuyigemo. Ubwo ku bantu badasanzwe bafite account mwaza gucreate account, ariko ndatekereza abantu benshi ndagiye mbereka ibyo bintu. Hano ni tukubwira ngo ask anything, twebwe tugiye kwandikamo ibi bintu. Tugiye kubwira ngo write professional job application letter in Kinyarwanda. Kano ga format mukare muri description karimo muri description. Header with my name, contact info, polite greeting, introduction that mentions the position and shows enthusiasm, into the body that highlight my skills, experience and achievement relevant to job, closing paragraph and expressing interest in interview. Use a professional and formal note. Iyo twishyize akantu ka use a professional and formal note kujyanye n'ibikore kinyamwuga, then ukabwira ngo ntize kurenza iki page. Kano kantu mugakopiye nakabatunganyije neza. Ngiyewe urebe ibintu ngiye guhita nkorera. Twemeje abona bose iranyeretse do professional, your address, zip code, phone number, company name. Iyi ngino none hahandi ugiye kwandikira umuntu nabwo ugiye kwandikira nyine wehe ibi ni address zawe, none bakatangiye ngo gashyiraho manager name. Hano kaza kuzuzamo position name uri kwa applyingira, hano gashyiramo company name. Ubona ko ibice byose babishyizemo hano, naho company name, then gashyiraho izina ryawe. Iyi ni Ikinyarwanda. Nuko tuyibwire nyuma yaho ntago biba birangiye, tugiye kwibwira iti duhereza iki document yacu, tugenda twediting dushyiramo dusimbuza ibyo batubwiye. Tuvuge ngo give me downloadable document for that English. Bivuze yuko aho hambere irahita nyine igiye kuduhereza kano rwose kuzo umuntu ashobora kudownloading. Urabona iska duhereza tugiye gukora download job application letter. Bivuze ngo hano turahita tukeditinga nta kibazo dushyiremo ibyacu. Niyo mpamvu bakubwira ngo ku Burezi Rwanda TV ntacyo wahaburana, ntacyo wapfa kuhaburana da. Kore download document, download genda dushyire kuri desktop, turangiza tuhita tugafungura nta kibazo. Ubwo muri telefone naho nta kibazo rwose kahita gakunda. Tugafungure turebe. Urabona hano ushobora guhita utangira ugasimbuza your address, city, phone number,
byose warangiza hano ugashyiraho application for position of, hano ugashyiramo job position, hano ugashyiramo IT assistant. Wenda hano ugashyiraho ki, wenda kadushyireho ka arinde ari, dushyire izina rya manager, dushyirireho ngo fisi, nta kibazo sibyo. Wenda ibyo ni izina, then hano byose ukabyuzuzamo, wamara kubyuzuzamo ukaza wenda ugashyiraho izina rye ryuzuye, baridi by'Imana ikora, baridi official. Then ukagira ugasavinga document yawe muri PDF, ukaza gusinya, ukakora save, ukagira ukaza kuyisinyaho. Dore rwose biba byabanije save as, ugashyira he muri PDF. Urabona ko application leta yacu turayisoje. Ubwo nyine hano haba hariho iki ntuzazawe zose, noneho adresse zawe, then ugasinyaho hano ukoresheje ikaramu. Ku bantu mushaka gusinyisha mukoresheje ibyo buri electronic signature, mushobora kubyandika muri comment, ubutaha nkazabibereka nta kibazo, ariko mbaye mberetse uburyo ibintu babikora mu gihe gito cyane kandi bitakuvunnye n'umutwe wawe. Cyane no gukora ibintu nyine wabashije byumva, kandi agaformat mukarebe muri description muragasangamo. Bye bye, God bless you, Imana ibarinde. Nge twabanye muri no video, duhure muri kurikiye mbere kuko wasinya no kuri leta yawe.